Muraho neza abakunzi bacu bahora badukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuba tuje gukosora ikizame kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugiyeho tuzakorera imwe duhite dutsinda. Ese ni ukubera iki tuba tuje gukosora ikizame kiba kimaze gukorwa? Ibibazo biragaruka. Wakosora kino kizame kimwe kimaze gukorwa, wagerwaho mu kizame cyawe ukabona ibibazo 8 biragarutse, ukabona ibibazo 9 biragarutse. Rero kugira ngo ujye mu kizame ukorere imwe dutsinda, kintu ubusabwa ni ukubona ku gihe kino kizame kiba cyakozwe kugira ngo ujye uhita ukibona ku gihe. Rero ujya aho hantu handitse subscribe mbere y'uko ureba ino video, ukahakanda. Ikizami cyose gikozwe, isomo ryose dushyizeho murabizi ngenda bashyiraho amasomo agenda abafasha kumva neza bino bizame byabajijwe, ndetse na kiriya kibazo nkunda gupostinga kiba kiri kuza mu kizame cyane kugira ngo ujye urahita ukibona ku gihe. Ujya aho hantu handitse subscribe ukahakanda, najya mbishyiraho ugahita ubibona ku gihe utarindiye ko bagenzi bawe bagusharinga link. Bibutsa ko code ziri kuboneka aho waba hose mu gihugu. Twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789 twafashe kubona code mu gihe gitoya. Ukeneye kwiga mu buryo bwa online uri kure bitagukundira gusa twigane mu shuri, namwe twabaterekerejeho aho duha amasaha abonekaho ku munsi akoroheye bitewe n'akazi ukora, bitewe n'igihe ubonera umwanya. Ayo masaha yagera tukajya turaboneka twakwigisha, tuba dufite amasomo ateguye neza, tukaba dufite imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza, wagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandike cyangwa muduhamagare kuri 0788 tubafashemo. Ndakeka ko mwamaze gufata udupapuro rero, ndakeka ko mwamaze gufata udukaramu. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cyo gifite ibisubizo 4, ukajya ugenda uhitamo igisubizo cy'ukuri kimwe. Ikibazo cya mbere cy'uyu munsi cyabazaga ngo icyapa gikozwe mu ishusho ya mpande eshatu kimenyesha. Ese kino cyapa gikozwe mu ishusho ya mpande eshatu? Iyo bavuze ishusho y'icyapa, ese kino cyapa uri kubona ari uruziga? Ese uri kubona ari mpande enye? Ese uri kubona ari mpande eshatu? Rero kino cyapa gifite ishusho ya mpande eshatu kimenyesha. Ese kino cyapa kimenyesha iki? Hano ibisubizo 4 baba baduhaye, urahitamo icy'ukuri kimwe ucyandike ku papuro. A iravuga ngo ibyago, B ngo ibibujijwe, C ngo ibitegetswe, D ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisozo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi, igisozo cy'ukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uraza kugira kuri 20 mwa kino kizame kiba kimaze gukorwa kano kanya. Mbibutsa ko ibibazo bikunda kuza, niyo mpamvu dukosora ikizame cyose kiba kimaze gukorwa, cyane cyane kino kizame kiba cyakozwe mu gitondo. Ubusanga uwo munsi barakunda kwirirwa bari kubazamo ibibazo byinshi. Rero kugira ngo ujye mu kizame cyawe ukorere imwe utsinda, kino kizame uba ugomba kukibonera ku gihe. Kugira ngo ujye uhita ukibonera ku gihe rero, jya aho hantu handitse subscribe uhakande, nijya nkishyiraho ujye urahita ukibonera ku gihe utarindiye ko bagenzi bawe ari bo bagusharinga link. Ndakeka ko hano wamaze guhitamo igisozo cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Kino cyapa kimenyesha iki? Hano igisozo cy'ukuri nta kindi ni A, ibyago. Ndakeka ko mukunda no kubibona babishyize mu muhanda, nk'imodoka wari uyitwaye ikagupfiraho, ntabwo wayiterura mu muhanda, ahubwo bashyiraho kiriya cyapa kugira ngo kimenyeshe abandi bayobozi b'ibinyabiziga bari kuza bagusanga ko hari ibyago. Ndakeka ko wamaze guhitamo A, ndakeka ko wamaze kuyandika ku gapapuro. Dukomeje n'ikibazo cya kabiri cyabaza ngo uburemere ntarengwa bwemewe ntibushobora kurenga 1/2 cy'uburemere bw'ikinyabiziga kikurura nubwo umuyobozi kuri romoroki zikurikira. Ize romoroki araba ngo romoroki ifite feri y'urugendo, B ngo romoroki idafite feri y'urugendo, C ngo romoroki itarenza kilograma 750, D ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo. Iyo bavuze ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo, ikintu bashatse kuvuga ngo A ntabwo ari igisozo cy'ukuri, B ntabwo ari igisozo cy'ukuri, ndetse na C ntabwo ari igisubizo cya nyacyo. Ese hano urabona igisozo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisozo cy'ukuri wamaze kucyandika ku papuro, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisozo cy'ukuri nta kindi ni B, romoroki idafite feri y'urugendo. Mbibutsa ko ibibazo biragaruka, jya ureba ko ikibazo cyose gikozwe, icyo ukoze ni byiza, icyo udakoze urebe ko nikiramuka kije mu kizame urakora urahita ugikora. Ikibazo cyose ubundi ubonyeho gifata nkaho kirahita kiza mu kizame uri bukore, ariko icyiza cyo kugusora ikintu cyakunaniye iyo kigarutse ntabwo cyakunanira. Niyo mpamvu dukosora ikizame kiba cyakozwe. Bino biba biruta cyane kuba wajya mu bitabo ukirirwa uri gusoma ko hariya ubusa nkaho uri kubiboroka, ariko hano iyo wagikoze
wagikoze iyo kigarutse uragikora, iyo utagikoze ukabona igisozi cy'ukuri iyo kigarutse uragikora. Niyo mpamvu usigaye ubona abantu basigaye bakora rimwe bagahita batsinda, hamwe na Rwanda Driving College TV gukora rimwe byabaye umuco. Nawe ukeneye gukora rimwe, gusorana natwe kino kizame kiba cyakozwe, asigaye nugerwaho usakora rimwe uhita utsinda. Ubonye hari ikintu kiri kugora uri gusora kino kizame, ucyandika muri comment tukaguteguraho isomo nayo twabashyiriyeho, ni mwebwe mwari mwarayo dusabye. Weho mu gihe uri gukosora ukabona hari ikintu kiri kugora, cyandike muri comment dutegure igisomo turi guhere ku gihe, nugerwaho uzakore rimwe uhita utsinda. Ariko ufite amasaha make ugiye gukora, uba wahita unyandikira cyangwa ukamamagara kuri 078 935 16 26, nkaba nahita nkutegurira isomo nkari guhereza kuri WhatsApp, wagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Iyo nimero ushobora kuyikoresha ukeneye kode cyangwa ukeneye kwiga mu buryo bwa online. Ku bantu bari mu mujyi wa Kigali ho tuba twanaza tukakwigisha umunsi umwe bugacya ukajya gukora. Hari abantu bitewe n'akazi bakora bataboneka igihe kirekire, turakwigisha umunsi umwe, umunsi ukurikiye ukajya gukora kandi ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandikire cyangwa muduhamagare kuri 078 935 16 26 tubibafashe. Mu kibazo cya gatatu kikabaza ngo ibinyabiziga bifite ubugari bufite ibipimo bikurikira bigomba kugira amatara ndangaburumbarare. Ibihe bipimo? Ari ngo metero 2 na santimetero 10, bega ngo metero 2 na santimetero 50, sega ngo metero 3, dega ngo metero 2. Ese hano abona iso cy'ukuri cyanya cyarikiye? Mwa bino bisubizo bine baduhaye, itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Kino kibazo bakibaza mu buhe buryo bundi? Bashobora gufata zino metero bakazishyira muri santimetero bakavuga ngo a santimetero 210, b santimetero 250, c santimetero 300, d santimetero 200. Ibizakugore bazaba bafashe ziriya metero bazishyize muri santimetero. Murabizi metero imwe bingana na santimetero 100, cyangwa bafate ziriya santimetero bazishyire muri metero bavuge ngo a metero 2 n'ibice 10, cyangwa kuvuga metero 2 n'igice kimwe. Murabizi zero iri inyuma ya kadomo nta kintu bivuze. b metero 2 n'ibice 50, c metero 3, d metero 2. Rero nibaramuka babihinduye gutyo ntibizakugore. Hano babona izo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, ndakeka ko bamaze kugitamo, ndakeka ko bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano izo cy'ukuri nta kindi ni a metero 2 na santimetero 10. Ese waramaze guhitamo a? Ese waramaze kuyandika ku gapapuro? Utari wahisemo, ndakeka ko nikiramuka kije mu kizamuri bukore mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya kane kikabaza ngo amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzimwa mu bihe bikurikira. Amatara maremare y'ikinyabiziga cyawe ntabwo yahora yaka igihe cyose, ahubwo hari igihe uba ugomba kuyazimya. Ryari? Nibyo tugiye kureba. Iravuga ngo iyo umuhanda umurikiwe hose kandi umuyobozi ashobora kubona nibura mu ntera ingana na metero 200. Mbega ngo ikinyabiziga gikurikiye mu ntambwe zigera muri metero 100, kiretse iyo umuyobozi wacyo ashaka kunyura ku cyo akurikiye, acana azimya vuba vuba amatara maremare. Sega ngo a na b ni ibisubizo by'ukuri. Iyo bavuze ngo a na b ni ibisubizo by'ukuri, washazwa ngo a iraba ari iso cy'ukuri ndetse na b ize kuba ari igisubizo cy'ukuri, mu gihe d bari kutubwira ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo. Ibi byo ndakeka ko mubizi. Iyo bavuze ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo, washazwa ngo a ntabwo ari igisozo cy'ukuri, b ntabwo ari igisozo cy'ukuri, ndetse na c ntabwo ari igisubizo cya nyacyo. Ese hano ari igisozo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Igisozo cy'ukuri cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndatekereza ko igisozo cy'ukuri wamaze kugitamo, nizera ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisozo cy'ukuri nta kindi ni c, a na b ni ibisubizo by'ukuri. A ni igisozo cy'ukuri iyo umuhanda umurikiwe hose kandi uyu muyobozi ashobora kubona nibura mu ntera ingana na metero 200. Mbega ngo iyo ikinyabiziga gikurikiye mu ntambwe zigera muri metero 100, keretse iyo umuyobozi wacyo ashaka kunyura ku cyo akurikiye acana azimya vuba vuba amatara maremare y'ikinyabiziga cye. Niyo mpamvu hano duhisemo a na b ko ari ibisubizo by'ukuri. Iyo wahisemo a iba ari igisozo cy'ukuri ariko baguha 0. Iyo wahisemo b iba ari igisozo cy'ukuri ariko baguha 0. Kubera iki? Kubera ko ugomba guhitamo inyuguti ivuga ko byombi ari ibisubizo by'ukuri. Ni system iri kugosora, iyo utagikoze uba wakishe. Hari umuntu wigeze kumbwira se nta n'igice baguha nk'iyo wahisemo a cyangwa ugahitamo b ko n'ubundi aba ari igisozo cy'ukuri? Oya, ni system iri kugosora. Iyo utahisemo inyuguti ya nyayo ngo uhitemo c ivuga ko byombi ari ibisubizo by'ukuri,
uba wagize 0. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo iyo ikinyabiziga gisunikwa cyangwa ibyo gitwaye bidatuma umuyobozi abona neza imbere ye, uwo muyobozi agomba gukora ibi bikurikira. Ese aba agomba gukora iki? Mwa bino baduhaye ari abo gushaka umuherekeza. B kanga gukurura ikinyabiziga cye. C ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igisubizo cy'ukuri, D kanga nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyangwa cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota turaza kugira kuri 20 nka kino kizame kiba kimaze gukorwa kano kanya. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri hano, ndizera ko wamaze kucyandika ku papuro. Hari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, gukurura ikinyabiziga cye. Ndakeka ko wamaze guhitamo B, ndakeka ko wamaze kuyandika ku papuro. Ibibazo biragaruka, niyo mpamvu tuba tuje gukosora ikizame kiba cyakozwe kugira ngo ubone ku bibazo byinshi bitandukanye, nugerwaho ukore rimwe uhita utsinda. Murabizi ibibazo biragaruka cyane cyane mwa kino kizame kiba gikozwe ari icya mbere. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iki cyapa gisobanura. Namaze kuhakora video y'amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda, aho bino bibazo byose biba birimo byerekeye ku byapa. Subira ku YouTube channel yanyu irebe kugira ngo nujya ku bibazo nk'ibi byere kujya bikugora. Kino cyapa gisobanura iki? Ndakeka ko umuntu warebye iyo video arahita amenya ubusobanuro bwa kino cyapa. Ayiraba ngo uburenganzira bwo gutambuka mbere. Mbega ngo uburenganzira bwo gutambuka mbere mu yandi masangano y'umuhanda akwegereye. Seka ngo ibyago imbere mu masangano y'umuhanda ukwegereye. Ndega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. A na B ni ibisubizo by'ukuri. A ikaba ari igisubizo cy'ukuri, uburenganzira bwo gutambuka mbere, na B uburenganzira bwo gutambuka mbere mu yandi masangano y'umuhanda akwegereye bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndizera ko wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndizera ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, uburenganzira bwo gutambuka mbere. Ubundi kino cyapa kiri mu byapa byo ku mihanda, ubwoko bwa kabiri bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. Iyo ukibonye uba ufite uburenganzira bwo gutambuka mbere. Ndakeka ko wamaze guhitamo A, ndakeka ko wamaze kuyandika ku papuro. Utari wagikoze nagushishikariza kureba iriya video y'amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda nabakoreye, kuniteguye n'icyapa, ubusobanuro bwacyo ndetse n'ibibazo bagenda babazamo. Bino byose biri mu iyo video, wajya kuyireba kugira ngo nugera kwa bino bibazo byere kujya bikugora. Ariko ubonye hari n'ikindi kiri kukugora ucyandika muri comment, nkaguteguriraho isomo wazagerwaho gukora rimwe ugahita utsinda. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo iyo hatarimo indi myanya birabujijwe gutwara ku ntebe y'imbere y'imodoka abana badafite imyaka. Murabizi hari imyaka umwana ageramo agakubagana cyane, rero biba bibujijwe kuba wamutwara ku ntebe y'imbere adafite iyo myaka. Araba ngo imyaka 10, mbega ngo imyaka 12, seka ngo imyaka 7, ndega ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Iyo hatarimo indi myanya birabujijwe gutwara ku ntebe y'imbere y'imodoka abana badafite imyaka. Ihe myaka? Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndizera ko wamaze kucyandika ku papuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, imyaka 12. Umwana udafite kuva ku myaka 12 kuzamura ntabwo wemerewe kumutwara yicaye ku iriya ntebe umuyobozi w'ikinyabiziga aba yicayeho. Iriya yegereye iriya umuyobozi w'ikinyabiziga aba yicayeho hari imbere, ntabwo yabyemewe kubera ko hari imyanya ku mwana ageramo agakubagana cyane ku buryo ashobora gukoresha amakosa akaba yaguteza ibyago. Bino byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima, niyo mpamvu muba mugomba kwitonda. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo icyapa kivuga gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere gifite amabara akurikira. Ayahe mabara? Ibyo byapa namaze kubibakorera, genda ubirebe kugira ngo nujya ku bibazo nk'ibi ujye ubikora. Urabona ko ibyapa ukunda kubibaza mu buryo bw'amagambo no mu buryo bw'amashusho kugira ngo byere kujya bikugora. Rero uragenda urebe iyo video y'amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda. Araba ngo ubuso ni umweru, mbega ngo ikirango ni umutuku n'umukara. Seka ngo ikirango ni umweru n'umukara, ndeka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Icyapa kivuga gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere gifite amabara akurikira. Ayahe mabara? Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo cy'ukuri cyakagombye kuba ikihe? Murabizi mwa biriya byapa byo gutambuka mbere hari icyapa kivuga gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere.
biba bishatse kuvuga ngo ni wowe uratambuka mbere y'ibinyabiziga biri guturuka imbere, wowe uratambuka mbere. Kiba gifite rero ibirango by'amabara y'umutuku n'umweru. Hano hari umutuku n'umweru ubonyemo nk'ayano mabara, hano nayo niyo mpamvu hano duhisemo igiso cy'ukuri ko ari D, nta giso cy'ukuri kirimo. Ariko n'ikindi hano bavuze kuri A bivugiye ku buso gusa, B bivugira ku birango, no kuri C bivugira ku birango, kandi bakagombye kuvuga amabara yose ari ku cyapa. Niyo mpamvu hano duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo, niyo mpamvu hano duhisemo D. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Kirabaza ngo iyo amatara y'ikinyabiziga agomba gucanwa kandi igihe imizigo isumba impera y'ikinyabiziga ho metero irenga, igice gihera cy'imizigo kigaragazwa ku buryo bukurikira. Ese kigaragazwa ku buhe buryo? Aravuga ngo itara ritukura cyangwa akagarurarumuri k'umutuku ku manywa. Twitegereze neza n'ibindi bisubizo. Murabizi ikibazo kiba gifite ibisubizo 4 ugahitamo icy'ukuri kimwe. Mbega ngo agatambaro gatukura gafite nibura santimetero 50 z'uruhande mu ijoro. Ndeka ngo itara ry'umuhondo cyangwa akagarurarumuri k'umuhondo. Ndeka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano hari igiso cy'ukuri cyanya cyari kihe? Mwa bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uraza kugira kuri 20 nka kino kizame kiba kimaze gukorwa aka kanya. Ese hano hari igiso cy'ukuri cyanya cyari kihe? Mwa bino bisubizo 4 baduhaye. Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ibibazo biragaruka, niyo mpamvu dukosora ikizami cyose kiba kimaze gukorwa. Kugira ngo ujye ubona ikizami cyose kimaze gukorwa, ujya ahantu handitse subscribe ukakanda, najya mbishyiraho ukagira uhita ubibona kugihe utarindiye ko bagenzi bawe ari bo bagusharinga link. Ndakeka ko hano amaze gutemezo cy'ukuri, ndizera ko amaze kucyandika ku papuro. Ni igiso cy'ukuri nta kindi, ni D, nta giso cy'ukuri kirimo. A ntabwo ari igiso cy'ukuri, B ntabwo ari igiso cy'ukuri, ndetse na C ntabwo ari igisubizo cyanya. Iki kibazo cya 10 kikabaza ngo iyo imizigo igizwe n'ibinyampeke, ikawa, ipamba idatonoye, ibishara, ibyatsi, ibishami cyangwa ubwatsi bw'amatungo bidahambiriye uretse amapaki afunze, ubugari bwayo ni bushobora kugera ku bipimo bikurikira. Ibihe bipimo? Hano ni ibisubizo 4 baduhaye. Abatubwiye ngo metero 2 n'ibice 50, mbere baratubwira ngo metero 2 n'ibice 75, se baratubwira ngo metero 3, D baratubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Mbibutsa ko kino kibazo bashobora kugihindura bakagifata zino metero bakazishyira muri santimetero, ntibizakugore. Bakavuga ngo A santimetero 250, B santimetero 275, C santimetero 300. Ntibizakugore. Kino bazaba bafashe zino metero bazishyize muri santimetero. Ese hano rero igiso cy'ukuri cyanya cyari kihe? Mwa bino bisubizo 4 baduhaye. Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko hano wamaze gutemezo cy'ukuri, ndizera ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi, ni B, metero 2 n'ibice 75, cyangwa niyo bavuga ngo metero 2 na santimetero 75, nabwo uzamenye ko ari igiso cy'ukuri. Hari igihe bavuze nka kino kibazo bakakujijisha bakavuga ngo A metero 2 na santimetero 50, B metero 2 na santimetero 75. Ndakeka ko mukunda kubibona babiguhaye mw'ubwo buryo. Rero aba ari kimwe no kuvuga ngo metero 2 n'ibice 75. Ariko hari n'ikindi kibazo neza babaza guke ariko bagasubiza metero 3. Basubiza metero 3 gute? Baba bafashe kino kibazo neza kimeze gutya, ariko mu kibazo bagashyiramo ibipimo. Bakavuga ngo bishobora kurenga metero 2 n'ibice na santimetero 75. Iyo bavuze ngo bishobora kurenga metero 2 na santimetero 75, uhita uvuga ko ari metero 3. Ariko mwa kino kibazo iyo bataguhayemo ibipimo, uhitamo ko ari metero 2 n'ibice 75. Ndakeka ko umenye ahantu bitandukaniye. Nibaramuka bakibajije ukabona bakikubajije gutya, ariko mu kibazo bashyizemo ibipimo, uzahitamo metero 3. Niba badashyiramo ibipimo, uhitemo metero 2 n'ibice 75. Murabizi hano dukosora ikizame turi kureba n'ibindi bibazo bishamikiyeho kugira ngo nugerwaho uzabe warabonye ku bibazo byinshi, uzakorera rimwe uhite utsinda. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo kugira ngo berekane ahantu habi cyane hakoreshwa ikimenyetso cy'itara ry'umuhondo rimyatsa rivuga uburenganzira bwo gutambuka. Icyo kimenyetso barushijeho kwitonda. Ese icyo kimenyetso gihindura kuki ku mategeko agenga gutambuka mbere? Icyo kimenyetso bashyiraho berekana ahantu habi cyane, bakwereka ko ugomba kuhaca witonze.
ese icyo kimenyetso gihindura iki ku mategeko agenga gutambuka mbere? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo ikimenyetso cy'ukuri cyandika ku gapapuro. Aravuga ngo ntacyo gihindura, mbega ngo abo rireba nibo batambuka mbere, sega ngo abatwaye ibinyabiziga binini nibo batambuka mbere, mbega ngo nta kimenyetso cy'ukuri kirimo. Ese hano hari ikimenyetso cy'ukuri cyanya cyari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Bari kwerekana ahantu habi bagakoresha ikimenyetso cy'itara ry'umuhondo rimyatsa rivuga uburenganzira bwo gutambuka mbere, icyo kimenyetso ariko barushijeho kwitonda. Ese icyo kimenyetso hari ikintu gihindura ku mategeko agenga gutambuka mbere? Hano ndakeka ko wamaze guhitamo ikimenyetso cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro, n'ikimenyetso cy'ukuri nta kindi ni A, ntacyo gihindura. Urugero, niba tugeze nk'ahantu habi bagashyiraho icyo kimenyetso, wenda hari nka feruje, n'ubundi zirakomeza zituyobore, nta kintu icyo kimenyetso kirahindura, ahubwo icyo kiraba kiri kutubwira ko tugomba kuhaca twitonze gusa. Ndakeka ko wamaze guhitamo A, ndakeka ko wamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 12, kirabaza ngo romoroki zifite ubugari ntarengwa bwa santimetero 80 zishobora gushyirwaho akagarurarumuri kamwe gusa iyo zikuruwe n'ibinyabiziga bikurikira. Ibihe binyabiziga? Aravuga ngo velomoteri, mbega ngo ipikipiki ifite akanyabiziga ku ruhande, se ngo igare, mbega ngo nta kimenyetso cy'ukuri kirimo. Ese hano hari ikimenyetso cy'ukuri cyanya cyari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko wamaze guhitamo ikimenyetso cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano ikimenyetso cy'ukuri nta kindi ni D, nta kimenyetso cy'ukuri kirimo. Ni ukubera iki nta kimenyetso cy'ukuri kirimo? Ubundi ikimenyetso cy'ukuri cyakagombye kuba B, ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande, ariko iyo bavuze ngo ipikipiki ifite akanyabiziga ku ruhande bituvuga ko nta kimenyetso cy'ukuri kirimo. Igisubizo cy'ukuri cyakagombye kuba ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande. Niba bavuga ngo ipikipiki ifite akanyabiziga ku ruhande, uzahita uhitamo D, ko nta kimenyetso cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo birabujijwe guhagarara akanya kanini aha hakurikira. Hari ahantu bibabujijwe ko wahagarika ikinyabiziga cyawe umwanya munini, kuko murabizi hari n'ikinyabiziga kiba cyahagarara ahantu ijoro ryose cyangwa amanywa yose. Rero birabujijwe ko wahagarara akanya kanini hehe? Aravuga ngo mu duhanda tw'abanyamagare, mbega ngo mu duhanda twagenewe velomoteri. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari ikimenyetso cy'ukuri mu duhanda tw'abanyamagare, na B ikaba ari ikimenyetso cy'ukuri mu duhanda twagenewe velomoteri. D ngo nta kimenyetso cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari ikimenyetso cy'ukuri, B ikaba atari ikimenyetso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. None hano urabona ikimenyetso cy'ukuri cyanya cyari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Ndizera ko wamaze kubyitamo, ndizera ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano ikimenyetso cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Biba bibujijwe guhagarara akanya kanini hehe? Mu duhanda tw'abanyamagare no mu duhanda twagenewe velomoteri. Ndakeka ko wamaze guhitamo C, ndakeka ko wamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 14, kikabaza ngo amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kutamurika mu bihe bikurikira. Mu bihe bihe? Aravuga ngo iyo umuhanda umurikiwe umuyobozi abasha kureba muri metero 200, mbega ngo iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ikindi, sega ngo iyo ari mu nsisiro. Mbega ngo ibisubizo byose nibyo. Ese hano urabona ikimenyetso cy'ukuri cyanya cyari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Ndizera ko ikimenyetso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko ikimenyetso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano ikimenyetso cy'ukuri nta kindi. Ese ni A, ese ni B, ese ni C, cyangwa se ni D? Hano ikimenyetso cy'ukuri nta kindi ni B, iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ikindi. Kubera iki? Birashoboka ko urumuri rw'ikinyabiziga cyawe ushobora gutorosha undi muyobozi w'ikinyabiziga uri kuza gusanga, bikaba byamuhuma, bikaba byatuma atareba imbere neza, bikaba byamuteza ibyago. Bino byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu mu gihe ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ikindi, uba ugomba kuzimya amatara maremare y'ikinyabiziga cyawe. Ndakeka ko mujya mubibona nk'iyo bagutwaye mu kinyabiziga, ukabona umuntu agiye kubisikana n'ikindi kinyabiziga agahita azimya amatara maremare y'ikinyabiziga cye. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo ni iki muri ibi wakwirinda mu gihe ushaka kunyuranaho? Hari igihe uvuze kunyuranaho umuntu ntamenye ibyo ari byo, wamubwira kudepasa agahita avuga ngo hajya kunyuranaho nibyo bita kudepasa, agahita abimenya. Iyo bavuze kunyuranaho ni kimwe no kudepasa, ariko mu kinyarwanda cyiza bazakubaza ugiye gukora bazakubaza kunyuranaho. Ni iki rero muri ibi wakwirinda mu gihe ushaka kunyuranaho? Aravuga ngo nyuma y'ikona ugategereza kubona uburyo bwo kunyuranaho. Mbega ngo mu muhanda w'icyerekezo kimwe, umuhanda w'icyerekezo kimwe ni wa muhanda iyo wamaze kuwinjiramo ugomba gukomeza imbere mpaka uvuyemo, ntabwo wemerewe gukata ngo usubire inyuma. Sega ngo aho utagomba kurenza ibirometero 30 mu saha. Ndeka avuga ngo ugeze mu muhanda utaringaniye neza. Ese hano hari ikimenyetso cy'ukuri
cyanya cyari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Ni iki muri ibi wakwirinda mu gihe ushaka kunyuranaho cyangwa ushaka kudepasa? Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko wamaze kucyandika ku papuro. Ubonye ugiye kukivuga utari wamara kugihitamo, uhagaritse video kugira ngo wizere neza ko amanota ugize ariyo wari kugera kuri 20. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A. Nyuma y'ikona ugategereza kubona uburyo bwo kunyuranaho. Ndakeka ko wamaze guhitamo A, ndakeka ko wamaze kuyandika ku papuro. Murabizi kudepasiriza mu koni ni ikintu kirazira, kuko ntabwo uri kureba imbere neza, birashoboka ko hari ikindi kinyabiziga cyaba cyaje mugahita mugongana. Niyo mpamvu kunyuranaho nyuma y'ikona mu kona birabujijwe. Rero ugomba kwirinda ugategereza nyuma y'ikona, ugategereza kubona uburyo bwo kunyuranaho, ukamanza ukanyuranaho ariko uri kureba mu ntera runaka imbere yawe, atari mu kona, kuko mu kona hari intera uba utari kurebamo. Ndakeka ko wamaze guhitamo rero A, ndakeka ko wamaze kuyandika ku papuro. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo ni iki wakora mu gihe usanze mu bimenyetso bimurika harimo ibara ry'umuhondo. Ibimenyetso bimurika bari gukoresha amabara 3 ariyo umuhondo, icyatsi n'umutuku. Rero usanzemo umuhondo uba wakora iki? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Araba ngo kongera umuvuduko, mbega ngo kugumana umuvuduko wari uriho, sega ngo kwitegura guhagarara, mbega ngo gufata feri cyane. Ese hano iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Iso cy'ukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota araza kugira kuri 20 nka kino kizami kiba cyakozwe uyu munsi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri kintu ugomba gukora, hano iso cy'ukuri nta kindi ni C, ugomba kwitegura guhagarara. Kubera iki ugomba kwitegura guhagarara? Twa yagiye kuva mu muhondo bijya mu ki mu mutuku. Niyo mpamvu ugomba kwitegura guhagarara. Ndakeka ko wamaze guhitamo C, ndakeka ko wamaze kwandika ku papuro. Iryo somo namaze kuribakorera rijyanye n'ibimenyetso bimurika riri kuri YouTube channel yanyu. Hari ikintu ubonye kiri kugugora mu gihe uri gukosora kino kizame, ucyandika muri comment nkaza guteguraho isomo wazagirwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga ugendera inyuma y'ikinyabiziga gitwara abagenzi gihagaze gikuramo cyangwa gishyiramo abagenzi agomba. Uri kugendera inyuma y'ikinyabiziga zino zitwara abagenzi kigahagarara hakajyamo abantu cyangwa bakavamo. Rero umuyobozi w'ikinyabiziga ugomba gukora iki? Aravuga ngo kunyuranaho ibumoso, mbega ngo gutegereza yihanganye. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Kunyuranaho ibumoso cyangwa gutegereza wihanganye, mbega ngo nta iso cy'ukuri kirimo. Ese hano no iso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko wamaze kugitamo iso cy'ukuri, ndizera ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A, kunyuranaho ibumoso. Murabizi kunyuranaho bikorerwa ibumoso, ariko iyo bakomeje kunyuranaho igihe cyose ni ibumoso, ituvuga ko nta iso cy'ukuri kirimo. Rero mu gihe uri inyuma ya kino kinyabiziga kiri gukuramo abantu kibashyiramo, ugomba kugidepasa cyangwa kunyuranaho mu ruhande rw'ibumoso ugakomeza urugendo rwawe. Ndakeka ko wamaze guhitamo A, ndakeka ko wamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo igihe ubonye icyapa kigaragaza ishuri wakora iki? Araba ngo kugabanya umuvuduko no gukomeza witonze. Mbega ngo gukomeza n'umuvuduko uri hejuru kuko umunyeshuri agomba gutegereza. Sega ngo kuvuza ihoni, deka ngo ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Ndizera ko wamaze kugihitamo, ndizera ko wamaze kucyandika ku papuro. Igihe ubonye icyapa kigaragaza ishuri, ikintu ugomba gukora ni kimwe. Ugomba gukora iki? Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A, kugabanya umuvuduko no gukomeza witonze. Ukagabanya umuvuduko kuko birashoboka ko abo bana bashobora kujya mu muhanda bataguteguje kuba bateza ibyago. Niyo mpamvu ugomba kugabanya umuvuduko no gukomeza witonze, ufite ubwitonzi bwinshi. Dukomeje n'ikibazo gikurikiyeho, ni ikibazo cya 19 kibanziriza ikibazo cya nyuma. Kibaza ngo iki kirabaza ngo itara ndanganyuma rigomba gushyirwa aha hakurikira. Hehe? Araba ngo hegera inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga. Mbega ngo hegera inguni y'iburyo bw'ikinyabiziga. Seka ngo inyuma kandi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga. Mbega ngo nta iso cy'ukuri kirimo. Aho bashatse kuvuga ngo A ntabwo ari igiso cy'ukuri, B ntabwo ari iso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Ese itara ndanganyuma ku kinyabiziga rigomba gushyirwa ahagana he? Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uraza kugera kuri 20. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Twandikire cyangwa uduhamagare kuri 0789 935
16 26 tugufashe kubona kode mu gihe gitoya. Iyo tumaze gushakira kode tuba tubonye ko hari umunyeshuri wacu uri kwitegura kuba yakora ikizame. Ikintu cyose cyagufasha tukajya turakiguhera ku gihe kugira ngo nugerwaho uzakore rimwe uhita utsinda. Ukeneye kwiga mu buryo bwa online ukuntu bikorwa, uduha amasaha akubereye ubonekaho ku munsi. Iyo ageze turaboneka, tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza, wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandikire cyangwa muduhamagare ni kuri 0789 35 16 26 tugufashe gukora rimwe ugahita utsinda. Ndakeka ko mujya mubona ubuhanya bya benshi bavuye gukora bagakora rimwe bagahita batsinda. Rero nawe ukeneye gukora rimwe ugahita utsinda, twandikire cyangwa uduhamagare tubigufashemo mu gihe gitoya cyane. Uri mu mujyi wa Kigali ho tuba twaranakwigisha umunsi umwe ugacya gukora kandi ugakora rimwe ugahita utsinda. Hano ari isomo cy'ukuri ndakeka ko amaze kugihitamo, ndizera ko amaze kucyandika ku papuro. Isomo cy'ukuri nta kindi ni A, ahegera inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga. Ndakeka ko amaze guhitamo A, ndakeka ko amaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma kirabaza ngo nta tara na rimwe cyangwa utugarurumuri bishobora kuba bifunze ku buryo igice cyabyo cyo hasi cyane kimurika kitaba kiri hasi ya santimetero 40 kuva ku butaka. Iki kinyabiziga kidapakiye, ariko ibyo ntibikurikizwa ku matara akurikira. Ayahe matara? Aravuga ngo amatara kamenabihu, B ngo amatara yo gusubira inyuma, C ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A ikaba ari isomo cy'ukuri amatara kamenabihu, na B ikaba ari isomo cy'ukuri amatara yo gusubira inyuma, D ngo nta isomo cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari isomo cy'ukuri, B ikaba atari isomo cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona isomo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Ndizera ko amaze guhitamo isomo cy'ukuri, ndizera ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano isomo cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Amatara kamenabihu n'amatara yo gusubira inyuma. Ndizera ko kino kizame dukosoye hari ikintu kigufashije. Ukeneye gukora rimwe ugahita utsinda. Ikintu cyose uba ukeneye ni kimwe, ni ugukosora kino kizame cyakozwe. Murabizi ibibazo biragaruka, ukanareba rya somo ndamba nashyizeho. Mu gihe uri gukosora wabona hari ibiri kukugora ukabyandika muri comment, nkaza guteguraho isomo wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. W'ikintu uba ugomba gukora ni kimwe, ujya aho hantu handitse subscribe. Nabonye hari umuntu ureba video akayirangiza atari yakanda subscribe kandi akeneye gukora rimwe agahita atsinda. Rero iyo ukanzeho ikintu cyose nkiraho bari cyagufasha kujya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya ahita ukibona ku gihe utarindiye ko bagenzi bawe ari bo bagusharinga link. Uri hafi gukora ikizami cyose ugira gikosora, ugira ikibazo unyandike cyangwa umpamagare ni kuri 0789 935 16 26 ngusobanurire serivisi aba ari ubuntu, cyangwa ukanyandikira nko kuri WhatsApp kama screenshot y'ikibazo cyakunaniye wagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Nkabigusobanurira ku buntu, wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero ndakeka ko kino kizame dukosoye ari ikintu kigufashije. Ukeneye gukora rimwe ugahita utsinda. Ikizame cyose gikozwe ujye uragikosora kandi nugerwaho uzakora rimwe uhita utsinda. Abantu bari hafi gukora amahirwe masa, ndabakunda cyane. Imana ibaho umugisha kandi mu byo mukora byose ndizera ko gukora rimwe tuzabigeraho. Ndabakunda cyane rero mujye ibihe byiza.